bamuremereye kwambara impenure akambara mini. Muyango ni isugi, Muyango ni vierge, Muyango ni umukobwa. Niba uri umusore ukabura ahangaha warigeze kubengukwa Muyango ari ku mukinnyi wa Kabumbu akaba yari yamugutwaye guciye muri humye, Muyango aracyari inkumi nka kwa kundi, Muyango aracyari muto nka kwa kundi. Noneho ubu ngubu ntabwo akigenda kuri moto, ubu ngubu asigaye agenda yicaye mu modoka yiguriye. Urumva? So banyarwandakazi ubu turi kuvugana dufite umuhungu n'umukobwa. Dufite umuhungu Kimenyi sase n'ubisha afite na dufite umukobwa muto. Ubu Muyango yemerewe gusubira muri Miss Rwanda yongeye kugaruka. Dore n'umundi yari yabaye photogenique ngo bashaka kujya kuba Miss Rwanda agatsindira ikaba ko yongeye kuba umukobwa. Ubu Muyango ari ku isoko, Kimenyi ari ku isoko, ariko bari ku isoko nyine nka second hand kuko urukumva basubiye ku isoko. Ubu ngubu bari kuri Cyamunara. Niba waramukundaga ubu ngubu uri free gufata ubushobozi bwawe imitoma n'ifaranga ukajya ku isoko ukajya gushaka umuntu bita Muyango. Kimenyi ubu turi kuvugana niba uzi kuri umugore w'umupfubuzi ukaba ufite amafaranga yawe uri i Burayi cyangwa uri muri ahantu wari hose, ariko niyo ufite urukundo abagabo bafite ubwanwa, abagabo barebare bashinguye bafite ijwi ryiza nk'irya Kimenyi, fata inzira. Umusore yongeye guhinduka umuhungu. Ubu Kimenyi ni umuhungu, ntabwo akiri umupapa, ntakiri umugabo. Oya, ibyo papa byo ntabwo byavaho. Ariko nkibaza Muyango ubu ntiyambuye Kimenyi ubupapa. Niba Muyango yavuze ko arege custody agiye kuba mama na papa, nta ndezo akeneye kwa Kimenyi. Ariko harimo agasuzuguro. Ngende Kimenyi ntabwo nari kubyemera. Ntabwo Kimenyi nari kubyemera bro. Ibingibi harimo agasuzuguro. Ntabwo ushobora kumbwira ngo ngiye urandega ku mwana hanyuma ukambwira ngo ngiyewe nta nindezo yanjye ushaka. Kuna kazara undani hapa. Hanyuma rigana bandutere bakabisinyira. Kimenyi ntabwo ari kwemera gufata izo ntuza. Ariko namenyesha ko ari urubanza rwabereye ikintu ni ikintu bakoze mu bwumvikane. Iyi ni gatanya yabereye mu bwumvikane aho bemeranije ko, munyumve neza cyane, bemeranije ko batandukanye kuri gatana ku bwumvikane. Ariko Kimenyi ubu yemerewe gusura umwana w'igihe abishakiye. Kimenyi yemerewe koherezwa umwana we akajya kumusura, ariko ibijyanye n'ubuzima bw'umwana bwa buri munsi ibi ngibi biri mu maboko ya Muyango wabaye mama akaba na papa. Turi kumwe? Aba badamu b'i Kigali izi confidence bazikurahe? Ko n'aba Bezos batanga indezo, abakire ba mbere ku isi ko batanga indezo, ko babareka abagabo bagafata inshingano, byagenze gute? Ikindi kintu cyabere muri uru rubanza abanyarwandakazi nuko umuntu bita Muyango na Kimenyi ntavanga, bari barasezeranye ivangamutungo, ariko nta kugabana imitungo guhari. Oya, nta mitungo bagabanye, ntayo. Ibingibi mu bimenye ndi kuvuga amakuru navanye mu nda y'isi mu rukiko. Kuri iyi video na postinze maze kubereka, murabona ko namaze kugera ku rukiko, kandi ibi bintu bari barabigize ibanga. Ayinya muragira ibanga gute? Iri banga giti cyo mushobora kugira ibanga rikagera kwa Godfather gutyo. Mugende muri video namaze kuyipostinga kuri aha ngaho, namaze kuyipostinga, mugende muyirebe. So no kuvuga ngo Muyango na Kimenyi muri iyi gatanya, urumva, muri iyi gatanya ntabwo habayeho ivangura mutungo. Reka nifashisha amajwi yo ku Gihe, kanifashe kamaze postinge kuri ntuza kuri Twitter iyi video, hanyuma nze mbumvishe yuko byari byifashe. bitabiriye iburanisha Kanama 2026. Kimenyi Yves na Muyango Claudine bitabye urukiko rw'ibanze rwa Gasabo, aho baburanye ku bijyanye no gutandukana kwabo byemewe n'amategeko. Urubanza rwamaze iminota mike cyane, aho Kimenyi Yves na Muyango Claudine bombi bari bitabiriye iburanisha. Icyakora ubwo ryari ritangiye, umucamanza ntiyemeye ko hari undi muntu winjira mu cyumba cy'iburanisha uretse Godfather. Ntabwo bite byawe uretse Godfather wakasa mutwe n'ibyo ufite amakuru umva. Ni ukuvuga ngo Kimenyi Yves
turi kuvugana wongeye guhinduka umuhungu, urumva? Ariko amakuru angeraho bro, reka mabwiza ukuri, impundo z'i Kigali zirakamusha, impundo z'i Kigali zirakamusha. Kimenyi ibe ari mu rukundo, ari muri relationship n'undi muntu. Ubwo se Muyango ari single? Muyango ari single ngiye gufata gura ko nashaka n'uburyo n'Igifaransa nkajya kumugigira, nakurongora ngiye nkajya gutuza muri Kongo, gutwara imasiso kajya guhinga ibigori, nagutwara imasiso unyemereye Muya, nagutwara imasiso urandutira amasugi menshi, uri mwiza urakatsindwa n'Imana. Ariko genda Kimenyi uhombye umugore, ariko koko, ariko genda Muyango uhombye umusore ushinguye, Muyango uhombye umusore ufite ubwanwa bukonekta, Muyango uhombye umusore useka neza, Muyango uhombye mama yake na muzara mama. Mungo hari kitu tazi, ndebera abantu ukuntu bari kurebana, mundebera ukuntu bari kurebana abahungu, ariko shaba kimwe bagatandukana, akabongira nyura wasanga umwe yaragonaga mu buriri. Ibintu biba mu buriri, ibintu byo mu nkundo no mu ngo mujye mubyirinda. Wasanga umwe yaragonaga undi akabura ibitutsi, akavuga ati mbabaretse ngubwize ukuri, yego turi beza niki, ariko pita njia yako ni pite yangu. So ibi bintu uko bikora abaherwe, Muyango afite amafaranga ngana ate ku buryo aburana cyangwa asaba gatanya custody. Gatanya kwa mutu bicyongereza custody bisonuye ko agiye gufata full responsibility ku mwana bafitanye. Muvuga ngo ubu turi kuvugana, ariko ku rundi ruhande nge ntabwo nabyemera. Ku bantu bafite impuguke mu bintu bijyanye n'ibintu by'inkundo, ntabwo nakwemera ko umuntu andega hano apa kuna kazarawo, harimo agasuzuguro bro, harimo agasuzuguro. Ntabwo ngiye nakwemera ko umwana wanjye, ahubwo navuga ati nanjye reka nze noneho urumva twumvikane, nanjye mfate full responsibility, umwana wanjye nanjye murere. Muyango ndahita mutereta, genda waka kubitwa n'inkuba we, wabusawe uramutereta wowe ufite. Ariko sha reka nkubaze, wowe utereta Muyango, wowe do you think una iyo nguvu yo gutereta umukobwa usigaye ugenda muri benzi sha? Wowe uzi ko ubuzima bwa Muyango aya masaha utigonderwa na kushotera fore na za ntuza. Ariko ku rundi ruhande ngero kaze mabwire, according ngiye bitewe n'ukuntu njya nkurikira amakimbirane yo mu ngo hato na hato, ngiyewe niba ari igikorwa kinshimishije mu byumve. Ibi bintu kugira ngo abantu babane, umwe arira undi arira, babana ari amakimbirane, ari icupa ribisikana n'isorori, urumva mu nzu abantu bararwana mwana, binyura ahangaha Kimenyi bakamucunaguza bikagenda nabi. Kimenyi bigeze kumwicaza imbere y'umukozi baravuga tubasaba imbabazi bitewe n'amanyanga yawe. Kimenyi yicara, byari birebire ibintu byo mu ngo nakasa mutwe, urumva. So ibi ngibi bisobanuye iki? GS babarumvaniremo kano kantu brother, kavanemo karagutegereje kabisa, kano kantu nakomeje kugutegereza ngo uravana amaka kabiri wandike mu izina ryawe. Ariko se nta munsi n'umwe uzandika izina ryawe muri gift gallery? Ari we mujyanama mfite, ntiwanyemereye imodoka nkira ya Muyango, ntiwanyemereye imodoka nkira ya Muyango brother. Fungura imbere abantu 2025